What's up there? What's up my people, bimeze bite? Nizere ko mumeze fresh, nizere ko ibintu byose biri kugenda uko mubitekereza nuko mubipanga, kandi abo bitakunze uyu munsi mwihangane, maybe ejo bizagenda neza. Iyi rero ni What's up there kuri Aware TV. Nagira ngo rero nze nkumeneramo utuntu mubwire amakuru agezweho ashyushye cyane, amakuru avugwa ku byamamare ukunda cyane. Mu minsi ishize mu Rwanda, nyuma yuko habaye igitaramo cya The Ben cyaje kuzamura utuntu tutari fresh, abahanzi nka Ken Solo bakagenda bamena inshishi mu isosi batangaza amwe mu mabanga abayihishe inyuma y'imikorere n'imitegurirwe y'ibitaramo. Bamwe bakavuga ukuntu bagenda basuzugurwa, bakishyurwa nabi n'ibindi byagiye bivugisha abatari bake. Niko rero bamwe nabo bagenda bagira amahirwe make. Reka ntubwire ku muhanzi Kizz Daniel ni umuhanzi nawe ufite igitaramo vuba cyane, ejo bundi ku itariki 13 ni kuwa gatanu mu Rwanda. Uyu muhanzi yaratumiwe, niba utari ubizi nagira ngo mbwire ngo ubu booking a ticket. Uyu muhanzi rero Kizz Daniel mu minsi ishize yavuye gukora igitaramo, aruhukira mu gihugu cya Tanzania, aho naho yagombaga gukorayo ikindi gitaramo cyihuta. Ariko akigera ku kibuga cy'indege, Kizz Daniel yisanga yibwe ibikoresho byose n'imyambaro asanzwe akoresha kuri stage. Uyu muhanzi ntago byamworoheye nkuko bitekereza. Yarageze ku kibuga cy'indege habura amasaha make ngo yerekeze mu gitaramo, hanyuma ahita yibwa ibikoresho atarava ku kibuga cy'indege. Abura uko yifata, abura uko abigenza, ashaka backup mu gihe cyihuse, bisa nk'ibigorana. Hanyuma nk'umuhanzi uri professional ahitamo kutistressa no kuza gutenguha abafana, kuko usibye we na bande ye nta kindi kintu cyari kiri hafi aho. Hanyuma afata umwanzuro wo kutajya ku rubyiniro. Ibi rero ntago byigeze byakirwa cyangwa ngo bivugweho rumwe n'abari bamutumiye mu gitaramo, n'abari bateguye n'abishyuye amafaranga. Bavuze ko ari ugutesha agaciro ibikorwa byabo no gusuzugura no kwiyemera, babihereza inyito ndende. Hanyuma rero uyu muhanzi Kizz Daniel aza gufungirwa muri gereza, amarayo amasaha 7. Ibi ngibi byari ku munsi washize ku itariki 9. Hanyuma Kizz Daniel rero afungirwa muri Tanzania, afungwa igihe kigera ku masaha 7. Icyo gihe bagenzi be n'abandi bari kumufasha bari kugerageza kureba uburyo bashakisha bimwe mu bintu byari byabuze, ariko wallahi abarara bo muri Tanzania ntago boroshye, nta kintu na kimwe bigeze bafatisha. Uyu muhanzi rero yaje gufunguzwa na mugenzi we Harmonizer nawe wamamaye cyane, ufite izina rikomeye muri iki gihugu cya Tanzania cyangwa TZ. Harmonizer rero niwe waje kumuvana kuri kasho, aramwakira, aramufunguza. Hanyuma Kizz Daniel mu magambo ye asa nkarimo uburakari ahita atangaza ko akeneye itike y'indege yihuta direct ihita ijya mu Rwanda. Abanyarwanda murabizi ko dutwika ubu niho hantu yari yiteguye ko turi umwakire neza, ngo tukamuha respect, kandi nako bigomba kugenda, nako byagenze. Kizz Daniel kuri ubu sindamenya neza niba yageze mu Rwanda, ariko agomba kuba hari. Gusa ku munsi w'ejo yahise atangaza ko bamushakira itike y'indege yihuse, atitaye ku ndege yariyo, apfa kubona itike gusa agahita ajya mu Rwanda, kuko atifuzaga kumara byibuze n'indi saha imwe ku butaka bw'igihugu cya Tanzania kitamwumvise mu kababaro, ahubwo kikagerekaho no kumupyinagaza, agahita aza mu Rwanda. Rero akaba yitegura igitaramo yagombaga gukorera abanyarwanda ku itariki 13 ejo bundi kuwa gatanu. Hanyuma rero mu gihe Kizz Daniel ari kuza rero kudutaramira mu Rwanda, akaba ategerejwe cyane mu iserukiramuco ritegurwa ATHF. Mu gihe rero Kizz Daniel ategerejwe mu iserukiramuco riri kuba ku nshuro yaryo ya mbere, akaba azaririmbana n'abahanzi nabo bamamaye muzi, barimo Queen Sheebah Karungi wo muri Uganda, wamamaye mu ndirimbo ya Dance Hall. Rero iri serukiramuco rizaba ku itariki ya 12 na 13. Abahanzi nka Aish Kevin, Bruce Melody, Ariel Ways, Neo Bosco, Kivumbi King, Momo Lava,
France n'abandi benshi bazasusurutsa iki kirori. Gusa Kizz Daniel, Sheebah Karungi n'abandi bazaba ari abatumirwa bakuru. Nagira ngo rero nanakwibutse kwinjira muri iri serukiramuco ukareba abahanzi ukunda bya danje ni ibihumbi 15, ni ibihumbi 15 gusa, hanyuma VIP ni ibihumbi 30 n'ibihumbi 60 mu myanya ya VIP cyangwa hamwe twita mu myanya y'icyubahiro kidasanzwe. Uko biba nagira ngo nkubwire nanone agakuru kihuse cyane. Umusore mukunda mutari bake ariko cyane wahogoje abakobwa uyu ni Davis D. Ni umusore wagiye ukundwa n'abakobwa benshi cyane, ariko benshi bakagenda bagusha ku minwa ye. Iyi minwa y'uyu musore sinzi ukuntu imeze, gusa abakobwa benshi bagenda batera comment kari imwe mu minwa bifuza kuba basoma cyangwa basomwa nayo, bareba hari ukuntu igaragara. Hanyuma rero uyu muhanzi ariko wanigaruriye imitima y'abatari bake mu Rwanda muri iyi minsi, amaze iminsi akorera ibitaramo mu Burayi rero Davis D avuga yuko yahuriyeyo n'umukunzi. Davis D rero mu gihe kingana n'ukwezi amaze mu Burayi, ahamya adashidikanya ko yahuriyeyo n'umukunzi, kandi umukunzi we amakuru dukesha igihe.com yamusuriye mu Burayi, avuga yuko umukunzi we ari umuntu nawe uvuga ikinyarwanda, nubwo amakuru azenguruka atarahamwa neza avuga ko uyu mukobwa ashobora kuba ari umurundi. Gusa inkuru mpamo nuko Davis D we ubwe yihamiriza ko ari mu munyenga mu rukundo n'uyu mukobwa bakundana cyane, kandi bafitanye gahunda zishobora gukomeza zikazavamo umuryango. Rero ni mu gihe yari amaze igihe kingana n'ukwezi akorera ibitaramo aho nyine mu Burayi, ahura n'uyu mukobwa nawe umaze igihe aba mu Burayi, akaba ari umurundi kazuba mu Burayi. Rero barabihuje bameze neza. Uyu muhanzi rero, bakobwa mwe mwari bumuhanze amaso, ntago mbabwiye ngo murangare, ariko murarye muri menge, kuko boy wanyu ashobora kuba bacitse mutamusomye. Okay, iyi yari Aweya TV rero, nagira ngo ngende updating utuntu nk'utu kugira ngo ukomeze wumva amakuru agezweho mu Rwanda, ndetse ananyuraho ku mbuga nkoranyambaga utabashije kugeraho. Komeza ukurikire ibiganiro bya Aweya TV ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Hanyuma utwandikire muri comment, andika hano hasi utubwire ibyo wifuza ko tukuganirizaho ubutaha, utubwire ibyo wifuza ko duhindura mu mikorere yacu, utubwire ibimeze neza kandi bitagenda nabyo tubwire, kugira ngo turebe ukuntu tubikosora, ko twifuza kubakorera ibibanyura. Hanyuma ikiganiro ni WhatsApp there, nakagaruka kuri Aweya TV. Ciao.